mu bintu yabonye rero byatumye atekereza iki gikorwa agashakisha abamufasha ari twebwe, yabonye iki gihugu gifite integanyanyigisho zitandukanye, mbese umuntu wese uturutse mu gihugu icyo ari cyo cyose yabona ishuri, ariko agasanga abanyamahanga benshi ntabwo bazi ko izo nteganyanyigisho zihari mu mashuri dufite. Hari amashuri ya prive, ari international n'ayacu bwite ya leta. None babona akazi muri kino gihugu bagatwara abana babo mu bindi bihugu kwigirayo, ntibanabazane, bakabasigayeho wenda aho bari bari cyangwa se bakabohereza mu bindi bihugu. Ugasanga rero akenshi ntibaba bazi ko hano hari integanyanyigisho nyinshi zihagije zihuza n'ibindi bihugu ku isi. Noneho abona ako kantu, nibwo abitekerejeho atangira gukora ubushakashatsi, nibwo ageze kuri igitekerezo cy'iki gikorwa, ashaka na Brian. Uyu mwumvaga ni Master Jabu Birungi, akaba ari umwarimu mu Rwanda. Aha yasobanuraga uburyo igitekerezo cyaje cyo kugira ngo bakore umwiherero w'abanyeshuri baturutse mu bigo by'amashuri atandukanye ndetse hamwe n'abarezi babo n'ababyeyi. Ko twasaba amashuri ari muri iki gihugu kuza tukabategurira ahantu bamurika izo nteganyanyigisho zabo. Noneho ntibibe n'icyo cyonyine, turaza gusaba n'amashuri ko batwereka ese aba bana bigiye muri iryo shuri biga izo porogaramu bavamo bameze bate, niki cyerekana ko bafite icyo bungutse kigendanye n'iyo porogaramu gitandukanye n'ahandi. Ubwo tuzakora ibikorwa byinshi n'abanyeshuri nabo, dushyireho ibizami, dushyireho ibintu byo gupiganwa mu bitekerezo byinshi, mu biganiro, dushyireho n'utubazo tw'ibintu nka sciences n'ibindi byose, turebe bano bana bateye bate, ese koko nibyo. Ubwo rero tuzasaba amashuri ko bashaka abana berekana products z'izo porogaramu. None tumenye koko ko ari byo. Bivuze iki rero? Bivuze ko ababyeyi bacu n'abandi bazaza muri icyo gikorwa baturutse mu yandi mashuri bazamenya ngo ririya shuri rikora iki, ririya shuri rikora iki. None ntabwo twagarukiye aho ngaho, tugiye no gutanga za invitation z'ibihugu bidukikije East Africa. Bamaze kwemeza bazaza ni abaturuka Kenya n'abaturuka Uganda. Abo nabo bazaza, hari amashuri dutumira cyane cyane Brian uyazi cyane, nabo baze batwereka ibyabo tubone ukuntu tugereranya, ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bwera. Ubwo rero tuzamenya ese muri Kenya bafite porogaramu zimeze zite ugereranyije n'izo dufite mu Rwanda, dutandukanye dute, ni impamvu ki zatuma umuntu ajya kwiga ahandi atigiye ahangaha. Ariko tuzi ko u Rwanda rwateye imbere mu kintu kigendanye n'amasomo n'integanyanyigisho n'uburezi bwacu ukuntu buhagaze. Sarah Yiseka ni umuyobozi wa Flavors of Kigali Event, akaba ari nawe wazanye igitekerezo cyo gutegura umwiherero w'abanyeshuri mu rwego rwo kwerekana aho u Rwanda rugeze mu gisate cyo kwigisha. Yagize iki gitekerezo kugira ngo bifashe abatwaraga abana babo hanze, kubera ko nta makuru ahagije babaga bafite yuko no mu Rwanda hari integanyanyigisho zijyanye n'igihe tugezemo. To host them, like we have the capacity of hosting bigger events. We have been in the event industry for more than 12 years. Dufite ubushobozi bwo gutegura ibikorwa binini nk'ibi ngibi, kandi nanone u Rwanda ruzwiho kugira umwihariko wo kwakira neza abashyitsi. Ni muri urwo rwego rero dufatanyije n'inararibonye mu kwigisha hamwe na Minisiteri y'Uburezi, tuzabasha gukora igikorwa cyacu kikagenda neza atari ku nyungu zacu nka kampani, ahubwo ari n'inyungu z'igihugu muri rusange. We are not doing it alone. We have support from different organizations, because this is a vision for a country, not for an organization. So we won't do it alone. That's many foreigners are sending their students abroad, even
some local Rwandese are sending their students to Uganda, Kenya schools and everything. But we have to show them we have those here, and then that's why we are bringing them also. They will see, all will be together. They are showcasing, and then we have different abanyamahanga benshi bazohereza abana babo kuva mu bihugu by'ibituranyi harimo Uganda na Kenya, ku buryo abana bose bazaba bari hamwe ubundi biyerekane mu buryo bw'amarushanwa atandukanye. Urugero harimo nko gukoresha amarobo, ubugeni no gushushanya, gutondagura amagambo, kujya impaka aribyo bizwi nka debate, ndetse n'ibindi byinshi. Ibyo byose bikazakosorwa n'akanama nkemurampaka kazaba kagizwe n'impuguke zitandukanye. And then show their work through their students. That's how they were going to present. Mr. Brian ni umwarimu kuva mu gihugu cya Kenya, akaba ari umukozi muri Flavors of Kigali event. We intend to make this festival an annual, yearly event going forward. Rwanda wants to export to the globe that it is becoming an education hub, and whoever is visiting Rwanda should know that it has what it takes. Turifuza ko iki gikorwa cyajya kiba buri mwaka ku bufatanye n'abashoramari, abakuru b'ibigo by'amashuri ndetse na guverinoma y'u Rwanda, ku buryo twese dushyize hamwe twakereka isi ibyiza n'aho u Rwanda rugeze mu burezi. Ku bw'izo mpamvu rero turashishikariza ibigo kuzaza bikageza integanyanyigisho yabyo ku babyeyi bazaba bitabiriye ibyo birori, bakamenya ibyiza byabo, bakaba banayisangiza n'ibindi bigo by'amashuri. Ku bw'izo mpamvu turashishikariza ibigo kuzaza bikageza integanyanyigisho yabyo ku babyeyi bazaba bitabiriye ibyo birori, bakamenya ibyiza byayo, bakaba banayisangiza n'ibindi bigo by'amashuri. We are inviting parents, all the nationalities that are around, both locals and foreigners, to come. We're inviting students that want more information. We're inviting universities to come on board and also show the public exactly what their services are all about. So Schools Festival of Rwanda is going to be an event, a leading event in the region. Iki gikorwa kizafasha abana guhana ibitekerezo, gusangira ubumenyi no kumenyana, ndetse yewe ibigo bimwe na bimwe bizaboneraho amahirwe yo kwiyerekana. Akaba ari nayo mpamvu duhamagarira amayuniversite, abanyeshuri n'abakuru b'ibigo batandukanye, ndetse yewe n'ababyeyi bifuza kumenya ibigo bajyanaho abana babo ariko bakaba badafite amakuru yizewe y'ibigo bajyanaho abana babo. Aya rero turabona ko ariyo mahirwe yo kuzahagera bakabasha kumenya uko ibigo bikora, ndetse yewe n'uko byigisha, bakabona kubijyanaho abana babo babifitiye icyizere. Turabararitse rero mu mpera z'umwaka muzabe mwiteguye. So we are inviting everybody in the month of December. Mark your calendars. It is going down live here in the City of Light, Kigali City. Ibiciro nicyo bisaba kugira ngo umunyeshuri azabashe kwitabira ibi bikorwa, biteganyijwe ko bizatangazwa mu minsi iri imbere.